Ndabasuhuje. Urukundo ni inzu yubakwa n'amagambo, imyitwarire n'icyizere. Ariko se waba uzi ko ijambo rimwe rishobora gusenya umubano mwari mumaze igihe mwubaka? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 20 buri muhungu cyangwa se umukobwa adakwiye kubwira uwo bagiye kurushingana, kuko rushobora kwangiza urukundo, gusenya icyizere no gutuma umubano urangira mbere y'uko urugo urushinga. Niba uri mu rukundo cyangwa se uteganya kurushinga, iyi nkuru ni iyawe. Mbahaye ikaze mu kiganiro kandi mwibuke gukora subscribe kugira ngo utazarucika ibindi biganiro, ahubwo ujye uba uwa mbere mu kubibona. Ikintu udakwiye kubwira uwo mugiye kurushinga, irinde kumubwira icya mbere nakunze undi muntu kukurusha. Iri jambo ritera igikomere kidakira. Nta rukundo rwongera kugira umutekano nyuma y'iryo jambo. Icya kabiri, gusebya uwo mukundana ukuntu asa. Amagambo asebya isura cyangwa se umubiri yangiza icyizere n'agaciro ku muntu. Icya gatatu, kuvuga byinshi ku mu ex wawe. Ibyabaye byakagombye kuguma mu mateka. Kubigarura bitera ishyari ndetse no kubabara cyane. Icya kane, kumugereranya n'abandi. Iyo umubwiye ati undi yarakurutaga, ubu mwambuye agaciro afite imbere yawe ndetse yumva yuko nta kintu kimaze imbere yawe. Icya gatanu, kuvuga ko wamushatse kubera igitutu cy'abantu. Ibi ngibi bituma yumva ko atigeze atoranwa n'umutima wawe. Icya gatandatu, kumubwira ko hari ibanga rikomeye umuhishe. Ibi ngibi bitera kwibaza byinshi no kubura amahoro, yibaza ati se umuntu arankunda cyangwa ntabwo ankunda. Icya karindwi, gukoresha amagambo amutesha agaciro. Urukundo ntirubamo gusuzugurana. Icya munani, kumubwira ko utamwizera nk'umugabo cyangwa se umugore w'ejo hazaza. Ibi ngibi bitera ubwoba ndetse no kwiheba. Icyenda, kumubwira ko umuryango wawe utamwemera. Ibi ngibi bitera umwiryane n'intambara zidafite umumaro. 10, gushyira ku karubanda amakosa ye ya kera. Urukundo nyarwo rwigira ku kubabarira no gutera imbere ndetse no kugira ibanga. 11, kuvuga ko ushoboye kumuca inyuma igihe cyose icyizere kiba kirangiriyeho. 12, kumubwira ko utazigera uhinduka ku ngeso mbi. Ibi ngibi bigaragaza kutitanga ku rukundo. 13, kwerekana ko amafaranga ariyo yaguhuje nawe. Urukundo rushingiye ku mutima, si ku mufuka cyangwa se ku bintu. 14, kuvuga ko wamaze kwicuza kumuhitamo. Ibi ni nko kumubwira ko ubuzima bwe butagufitiye agaciro. 15, kumubabaza mu magambo igihe mufitanye amakimbirane. Amagambo mabi ahora aguma mu mutima we igihe cyose. 16, irinde kubwira uwo mukundana ko atari uwa mbere mu buzima bwawe. Urukundo rusaba gushyira uwo mukundana imbere. 17, kumubwira ko hari undi wifuza kurushinga aho kumuhitamo. Bituma ahora yibaza niba ahagije. 18, kumuvuga nabi imbere y'abandi. Ibi ngibi bisenya icyubahiro cy'umubano ndetse n'urukundo. 19, kumuhatira kwemera ibyo adashaka. Urukundo nyarwo rwubakira ku bwumvikane, si ku gahato. 20, kuvuga ko urukundo rushobora kurangira igihe cyose. Ibi ngibi byica icyizere cy'ejo hazaza. Urukundo ruganisha ku rushinga hari amagambo yubaka n'andi asenya. Umunyabwenge ahitamo kuvuga amagambo atuma urukundo rukura, ahubwo atari amagambo asenya umutima w'uwo bakundana. Niba koko ukunda, jya uvuga amagambo yubaka, uceceke ayakomeretsa. Inama, musore nawe mukobwa, menya ko nta ntungane cyangwa se marayika uzigera ubona mu buzima. Buri umwe agira ahahise. Rero gerageza kureba ibyubaka aho kwita ku byarangiye bidafite agaciro. Niba wagize icyo wunguka muri iyi nkuru, kanda like, subscribe, utwandikire na comment, utubwire n'ibindi tuzaganiraho ubutaha. Murakoze cyane.